twongeye kugaruka abanyamakuru ba MGS TV muratubona hano tuba turi dufite akazi kenshi cyane. Reka tubanze tubibwire kugira ngo umuntu akomeza no gukanda hano subscribe kugira ibintu bikomeze kugenda neza. Giye banyita Kanyombizo. Uyu munsi turajya gusura uwiswe icyamamare Bruce Melody. Hajya turi mu kahe karerera what? turabibabwira mu kanya sibyo? Nanjye nitwa Nyanzamureki Imana yamumpereye Denis Prudent Rodoma Rodona Redwa Mutakati Kibonke aka Bapfakurera Kimanyi Jacques. Tunganyiriza inkuru nkuko dusanzwe dusura ibyamamare. Murabona corona yarateye ntago bagisohoka, rero twahisemo ko bagerera mu ngo iwabo. Akose mwana ubwo nk'icyo kizi n'uburi kuvuga ubona abantu bagifata mu mutwe wajye ucisha mukavuga nk'amazina harimo nibisekuru, harimo nabasogokuruza n'abasogokuru. Tuba tugomba kubibwira uyu munyamakuru turamumenyereye ni umunyarwenya, ariko ubu tugiye gusura Bruce Melody nono icyamamare ubushyuhe. Agiye kutugeza amakuru menshi cyane. Reka tugereyo tumusuhuze tunabagezeho amakuru yose ari ngombwa. Ndakeka turasubira mu kanya tugeze kwa Bruce Melody. Stay in touch. Abakunzi ba MGS TV murabona ko tugeze kwa Bruce Melody. Tukaba tugize amahirwe turamubonye, ni yicaye hanze ari gufata ku kayaga yandika ku turirimbo. Ewana reka tumugereho, ewana atusubize ku bibazo tuba twamuteguye hano ibintu bigende neza. Ndabeshya fata hano twagiye. Bruce Melody, Jesus is Lord. Tangaza bimeze bite? Fresh kabisa. Ewana turakubona ubu yiturije ufata akayaga hano. Ibintu bimeze gute? Shani neza kabisa. Nadutebeza twabona ko twari tuje kuganiza nk'abanyamakuru n'abantu badukurikiye kuri MGS TV. Murabona ko twageze kwa Bruce Melody. Ibintu bigiye gukomeza bigenda neza, mukomeze gukanda subscribe. Ewana ibintu bikomeza kugenda neza. Bruce Melody nadutebe twabona se ngo twicaye kujya tubone kiganiro ko sha abo rero nta munyamakuru ujya wicara. What? Ndimba kuko muri abanyamakuru bakorera ngo MGS TV izwi mu Rwanda hose barayizi. N'abadukurikiye wabanza ukabibwira. MGS TV yashinzwe na MGS Comedy. Okay, ntacyo bitwaye, ariko murumva nyene umunyamakuru ntabwo yajya gufata amakuru cyangwa se kuganira, wajya kwicara. Okay, nta kibazo. Mushobora nta kibazo Agi kibazo twakoze urugendo rurerure, nta biryo bihari. Yesu! Byo kurya abana babimaze. What? Bruce Melody rafite akabazo. Bruce Melody kumona agapfukamunwa kawe gashaje ntabwo ari gukura agapfukamunwa. Oh shit! Kuba ubona gashaje ni isuku nyinshi. Ugerageze kongera ijwi kugira ngo abadukurikiye bakumve neza, tunifashisha ya mikoro yacu. Fata komeza dusobanure ku buryo agapfukamunwa kabayemo. No kuvuga ngo ubu ngubu muri iyi gahunda turimo yo kugira ngo twirinde covid, aka gapfukamunwa ureba gafite isuku ihagije. Niyo mpamvu kapfutse gutya kandi ukambara amasaha 6 ugahita ugakora, ariko ndabona nkaho kambaye imyaka 2 na mbere. Aka ngaka imbere harimo kandi imbere y'aka ngaka ureba we n'amaso yawe imbere harimo kandi Nakimana gute kameze gute? Kameze neza nyine gashobora gufata ibintu biri kuza binsanga. Okay, abadukurikiye kuri MGS TV murabona ko ashibashije kudusobanurira ukuntu agapfukamunwa kapfutsaguritse bitewe ngo n'isuku. Abadukurikiye wana ni mu mwanya noneho tugiye kwicara tukamubaza ku bibazo tuba twateguye kugira ngo abashe kuba yabidusubiza. Ndakeka ko naba nansubije mikoro mugenzi wanjye. Abadukurikiye mukomeze mu watchinge, munakora like na comment, nimuze kubyibagirwa. Hano tukaba turi kumwe n'icyamamare Bruce Melody, igitangaza itahe wacu. Twagiye n'ibibazo bikurikira. Ndakeka ikibazo cya mbere Bruce Melody, ikibazo cya mbere kiragira giti, urabizi abanyamakuru tubaza abantu ibibazo, tuba twateguye ibibazo tubabaza. Ese Bruce Melody kuki wahisemo iyi area? Ndakeka area wabuze icyo bisobanuye. Aha hantu nyine kuki wahisemo kuba watura ahantu hameze gutya, wasobanura abadukurikiye?
impamvu nahisemo kuza gutura hano kugira ngo abadukurikiye bumve. Impamvu nahisemo kuza gutura hano nuko urebye iyo ndimo hano mu gipangu akayaga gaturuka hari hepfo kakaza kakangeraho nta mwotsi nta bintu by'ibihuho bishobora kuhagera, niyo mpamvu naje gutura hano. Yego. Ndakeka bamubaza ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri, ese Bruce Melody bajya bakunda kuvuga abaturage benshi twagiye duhura ngo impamvu waje gutura hano haba ibipangu by'abakire byinshi, banateka neza cyane ngo ukunda kuvumba. Yesu! Ni impano yawe. Ese iyo mpano yawe ya kabiri ntago ari icyaha wowe ifata gute? So abantu benshi babifata ku bintu bitandukanye, ariko ntago kuvumba ntago ari icyaha, kuko kuvumba wari umuco wahozeho na kera. Wahozeho na kera, umuntu yumvaga kwa kana kabatetse ifiriti n'inyama kavuga ati byanze bikunze ndi bugeyo saa sita bakomanga. Ubundi mbere basunikaga intuze imiyenzi kwinjira. Ariko ubu ngubu iyo wumvise kwa mugenzi wawe nk'aha ngaha ureba agindukira urebe aho hirya, iyo numvise batetse neza mpita mvuga ati kanze ndaje nze ngiye ngenda agiye kureba umupira. Muri uwo muko mubyiyumvira icyamamare Bruce Melody abashikuye yadusobanura ko we aravumba, ariko mu kuvumba kwe ngo abantu ntibakabifate nabi, kuko ngo no mu muco nyarwanda byahozeho ewana ngo aragenda akavumba iyo batetse agapirawu agafiriti aragenda akavumba nta kibazo biba bimutwaye. Abadukurikiye rero Bruce Melody ari kugenda tubwiza ukuri kuko nk'impamvu ya mbere urebye nk'abasilamu bagira iyo bita irayidi ushobora guturuka za Nyamirambo, za Gikondo, za Cyangugu, za Kibuye ukaza Nyamirambo ukinjira uje kwirira. Kuvumba rero ntago ari icyaha, ni umuco wacu dusanganywe, uretse ko haje nyine iyi COVID-19 abantu baba ari bakeya mu rugo bitewe n'intebe wenda wateguye n'ukuntu uri bubaterere intebe. So Bruce, ikindi kibazo kiragira kiti, none se Bruce Melody icyo kintu ubundi wicayeho ni igiki? Ko ntasanzwe intebe ziteye. Iki kintu nicayeho iyi ni kasiki. Urabona hari ukuntu kubera iyi COVID buri muntu wese afite uburenganzira bwo kujya kugura kasike azajya yambara. Iyi ni kasike rero nanjye nahisemo. Jesus is Lord. Ariko irestarwa ubu hano gutya izi nsinga ureba hano bazayestaraho amatara, ubundi bashyiremo n'ipamba nyine n'umushumi mwiza fresh ku buryo nzajya nyambara. Ese Bruce Melody abadukurikiye wakambara ino kasike neza kugira ngo barebe koko kasike waguze ko kubereye cyangwa se ashyiramo no tuzajya duhura reka bakunzi neza iyi kasike ukuntu iteye kugira ngo bayibone neza. Ahubwo nshobora kuba nayambaye nabi. Hano hari interrupteri yatsa. Interrupteri yatsa. Okay. Ahangaha gutya ukozaho gutya. Sha Bruce Melody ndabona erega no kuvuga ngo kwirinda ubibashije. Iyo umuntu ari igitangaza aba ari igitangaza. Okay. Urabona no kuvuga ngo ninzajya mba nyambaye, nzajya mba ndi online. Wakicara nta kibazo, twajyana ngo twereke abadukurikiye ko iyi kasike Bruce Melody nuwayishaka aho yayibona. Se wayiguriye Bruce Melody kasike wayiguriye he? Iyi kasike ni komande nk'umuntu w'umuhanzi ndi icyamamare urabizi. Iyi kasike nayikoresheje kuri komande. Ariko uramutse ushaka nko kuba nawe wayikoresha wareba nomero yanjye ukampamagara. Ese uruganda rubikora urabona n'uyu mutwe bawubonera kasike ukwiriye. Urabona ko mfite urutwe runini. Uyu ntago ari umutwe. Igihanga urakizi? Ndakizi igihanga. Kira ni igihanga. Uyu wanjye ujya mu kasiki, ariko iki ni igihanga. So wakicara tugakomeza. Nta cyo batwaye. Reka nongere nicare. Bruce Melody twari dufite ikibazo cy'amatsiko. Ese abantu bajya bibaza ese Bruce Melody yigeze akandagira mu ishuri? Abantu benshi rero bari bafite icyo kibazo bagiye kugisubizwa. Ese Bruce Melody watubwira wize hehe, wagereje mu akangahe,
kugira ngo abantu bamenyeho bakumenyeho byinshi wajya abanyamakuru bacu rero inkweto zabo nyine na gahunda ariko wihangana ugiye nkuye muri wakirukanka sobanurira abadukurikiye ntabwo mwaje kuntukisha inkweto ahubwo sobanurira ibyo mu mbaza no kuvuga ngo ukuntu warumbajije ntabwo nabyumvise neza kugira batwumve ntabwo numvise ukuntu warumbajije neza nari nkubajije ese Bruce Melody abadukurikiye bafite amatsiko yo kumenya ati ese uwigeze wiga ese wagejeje mu wakangaye wiga ese warangirije ku kiye kigo wagerageza ugasobanurira abakunzi ba MGS TV ntangira ishuri bwa mbere nagiye ahantu bita kwiga ahantu bita mu Nyoni mvuye kwiga mu Nyoni njya mu wa mbere mvuye kwiga mu wa mbere primaire njya mu wa kabiri ngeze mu gihembwe cya kabiri ndikubita umupira ndarishota wese ugihorera ndangije ceceka vuga cyane abadukurikiye bakumve nta kibazo izina ryanjye wandika cwa ukandika cwi ukandika cwo ubwo bisobanuye ko ari uko Bruce Melody wabyandika ngaho tubwira uko ibyo wanditse mu magambo nyine wese nubyumva nge numvishe nkaho wanditse inshwabari ese abadukurikiye inshwabari bivamo Bruce Melody gute sinzi oya wasomye nabi okay noneho Bruce Melody twashakaga ko utugeza ku musarani wawe Yesu ku musarani wanjye se urashaka kujya kwituma hase mwagiye muvi wanyu muneye Yesu oya twashakaga kusura gusa turebe ukomeze gusura umusarani wawe w'icyamamare niko sedi murashaka kumva umuntu ko amabye Yesu ku buryo mushobora kumbwira ngo njye kubereka tuwarete wanjye iby'umusarani byo mu byihorere umusarani wanjye uri mu cyumba kandi urumva ntabwo nabajyana mu cyumba ngiye kureba umusarani Bruce Melody abakunzi bawe urabona ko saa sita zitari zagera abakunzi bawe bashatse kumenya ikintu uri burye nonaha mu kanya harabura isaha imwe kugira ngo ube wajya gukora lunch abakunzi bawe bagukurikiye bagukunda abafana bawe bashaka kumenya icyo urarya saa sita ese wababwira nicyo uri burye saa sita kuko kenshi cyane twebwe abasitari dukunda kwerera udusamake n'utuntu tw'uducipusi Yesu none se uratubwiye ngo ka chipusi none se uduchipusi uraturya twonyine na mayonnaise ushizeho ka mayonnaise Yesu reka ibintu bya mayonnaise nje ntabwo njya oya ndi kukubaza mayonnaise ntago ari mayonnaise iyo mbwiye ni mayonnaise simbizi nabira bya vige ibyo ngibyo ntago iwanjye njya mbirya jewe ubundi nakubwiye ko nirira kacipusi nkirira n'agafi ubu ngubu mu kanya nibyo biryo ngiye kwirira reka je ntago ngizo za mayonnaise rwose boss yanyumbati yahi Yesu yego wayigeretse ndaje nje none se nazavuka zahiye mpubuka ku muturanyi nakumbuka mu giti cy'umuturanyi zavuka zahiye Bruce Melody hanuka mu giti kubera avoka Jesus is Lord Bruce Melody yaturaniye naho buta Hey what happened no kandi nibagike umva reka nkubwire jewe nimba navuze ngo nari maze kubeshya abanyamakuru ko ngiye kurya inkoko ko ngiye kurya ifu n'agacipusi Yesu usanga wirukanka ngo ibishyimbo mu myumbati ngo utuma mvuga ko nanahubutse mu giti cy'umuturanyi ndakwirukanye rwose Hey what happened